Tubahaye ikaze mwese mukomeje kudukurikirana kuri Kigali Movie Show. Mwese mwakoze subscribe mukomeje kutwereka urukundo abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, by'umwihariko abafana bacu badukurikira bari muri Amerika. Turabakunda cyane natwe. Uyu munsi rero ntago tugiye kuvuga kuri filime gusa, ahubwo tugiye kuvuga no ku buzima bwa nyabwo. Ntago mwaherukaga kutubona, ariko twaje kubera yuko hari byiza byinshi twe tumaze iminsi turi kubategurira kandi bizagenda bibaryohera, kuko buri munsi tubaho nk'igice cya filime y'ubuzima bwacu. Nubwo utaramenya uwo uriwe neza, ariko ushobora guhitamo uwo waba mbere yuko uyu munsi urangira. Ese ushaka kuba nde mbere yuko uyu munsi urangira? Ntutegereze ejo, kora uyu munsi, kubera ko ejo nahazaza. Uyu munsi niwo hari mu biganza byawe. Birashoboka ko utaramenya uriwe neza cyangwa ukaba utaragera aho ushaka kugera, ariko ikintu kimwe cy'ukuri ni uko ushobora guhitamo uwo ushobora kuba we mbere y'uko uyu munsi urangira. Kenshi turavuga ngo nzabikora ejo cyangwa nzabikora niteguye, ariko ejo ntihizewe. Icyo dufite ni uyu munsi. Inzozi zikomeye ntizubakwa mu gihe kizaza, ahubwo zubakwa uhereye uyu munsi. Intambwe ntoya utera uyu munsi niyo itegura intambwe nini y'igihe kizaza. Ntiwategereza yuko ibintu byose biba byiza cyangwa ngo utegereze yuko abantu bagushyigikira ngo uzakore ikintu ari uko abantu bagushyigikiye. Tangira wowe ubwawe uyu munsi. Subiza amaso inyuma utekereze ku bantu bose wagizeho urugero rwiza. Ntibategereje kugira ibintu byinshi kugira ngo batangire, ahubwo bahereye kuri bintu bikeya bari bafite. Abakora sinema, abahanzi, abanyeshuri, bose batangiye uyu munsi. N'umujyi wa Kigali uri gutera imbere kuko hari abantu bakoze uyu munsi batategereje gukora ejo. None wowe ni iyihe nkuru wavuga mbere y'uko uyu munsi urangira? Ntushobora kugenga ejo, ariko ushobora kugenga ibyo ukora uyu munsi. Byuka mu gitondo, fata intambwe ya mbere, wandike igitekerezo cyawe, icyo ushaka gukora ugikore, ndetse ugikorane n'imbaraga, kuko ejo uzashimira uyu munsi wagufashije gushyira mu bikorwa cya gitekerezo cyawe. Nitwa Mr Bright, iyi ni Kigali Movie Show, aho tukwibutsa ko ubuzima bwawe ari filime ikomeye kurusha izindi zose. Komeze kudukurikira, ngomeze kutwereka urukundo mu kiganiro By the End of Today, aho mubona ibintu byiza byinshi cyane, aho tubaganiriza, dufite abatumirwa benshi. Iri ni itangiriro, mukomeze kudutera inkunga. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ciao ciao. Tubahaye ikaze mwese mukomeje kudukurikirana kuri Kigali Movie Show. Mwese mwakoze subscribe mukomeje kutwereka urukundo abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, by'umwihariko abafana bacu badukurikira bari muri Amerika. Turabakunda cyane natwe. Uyu munsi rero ntago tugiye kuvuga kuri filime gusa, ahubwo tugiye kuvuga no ku buzima bwa nyabwo. Ntago mwaherukaga kutubona, ariko twaje kubera yuko hari byiza byinshi twe tumaze iminsi turi kubategurira kandi bizagenda bibaryohera, kuko buri munsi tubaho nk'igice cya filime y'ubuzima bwacu. Nubwo utaramenya uwo uriwe neza, ariko ushobora guhitamo uwo waba mbere y'uko uyu munsi urangira. Ese ushaka kuba nde mbere y'uko uyu munsi urangira? Ntutegereze ejo, kora uyu munsi, kubera ko ejo nahazaza. Uyu munsi niwo hari mu biganza byawe. Birashoboka ko utaramenya uriwe neza cyangwa ukaba utaragera aho ushaka kugera, ariko ikintu kimwe cy'ukuri ni uko ushobora guhitamo
uwo ushobora kuba we mbere y'uko uyu munsi urangira. Kenshi turavuga ngo nzabikora ejo cyangwa nzabikora niteguye, ariko ejo ntihizewe. Icyo dufite ni uyu munsi. Inzozi zikomeye ntizubakwa mu gihe kizaza, ahubwo zubakwa uhereye uyu munsi. Intambwe ntoya utera uyu munsi niyo itegura intambwe nini y'igihe kizaza. Ntiwategereza yuko ibintu byose biba byiza cyangwa ngo utegereze yuko abantu bagushyigikira, ngo uzakore ikintu ari uko abantu bagushyigikiye. Tangira wowe ubwawe uyu munsi. Subiza amaso inyuma utekereze ku bantu bose wagizeho urugero rwiza. Ntibategereje kugira ibintu byinshi kugira ngo batangire, ahubwo bahereye kuri bintu bikeya bari bafite. Abakora sinema, abahanzi, abanyeshuri, bose batangiye uyu munsi. N'umujyi wa Kigali uri gutera imbere kuko hari abantu bakoze uyu munsi batategereje gukora ejo. None wowe ni iyihe nkuru wavuga mbere y'uko uyu munsi urangira? Ntushobora kugenga ejo, ariko ushobora kugenga ibyo ukora uyu munsi. Byuka mu gitondo, fata intambwe ya mbere, wandike igitekerezo cyawe, icyo ushaka gukora ugikore, ndetse ugikorane n'imbaraga, kuko ejo uzashimira uyu munsi wagufashije gushyira mu bikorwa cya gitekerezo cyawe. Nitwa Mr Bright, iyi ni Kigali Movie Show, aho tukwibutsa ko ubuzima bwawe ari filime ikomeye kurusha izindi zose. Mukomeze kudukurikira, mukomeze kutwereka urukundo mu kiganiro By the End of Today, aho mubona ibintu byiza byinshi cyane, aho tubaganiriza, dufite abatumirwa benshi. Iri ni itangiriro, mukomeze kudutera inkunga. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ciao ciao. None wowe ni iyihe nkuru wavuga mbere y'uko uyu munsi urangira? Ntushobora kugenga ejo, ariko ushobora kugenga ibyo ukora uyu munsi. Byuka mu gitondo, fata intambwe ya mbere, wandike igitekerezo cyawe, icyo ushaka gukora ugikore, ndetse ugikorane n'imbaraga, kuko ejo uzashimira uyu munsi wagufashije gushyira mu bikorwa cya gitekerezo cyawe. Nitwa Mr Bright, iyi ni Kigali Movie Show, aho tukwibutsa ko ubuzima bwawe ari filime ikomeye kurusha izindi zose. Mukomeze kudukurikira, mukomeze kutwereka urukundo mu kiganiro By the End of Today, aho mubona ibintu byiza byinshi cyane, aho tubaganiriza, dufite abatumirwa benshi. Iri ni itangiriro, mukomeze kudutera inkunga. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ciao ciao.